ubundi bakicara bakanywa byeri akaza gutaha imunda yihetse akambakamba ayiwe amagazini yahita ntamenye ko yavuye ku mbunda nibura akagaragaza ko yibeshye yari yitishije abasirikare atakwiye gukomeza kwicisha abasirikare hari akantu gato k'abaturage gashobora kugaruka noneho n'amarema agasigara amurega ibindi ariko icyo ngicyo akajyavuga ati bari abapfuye uzatanga izihe ndishyi yashaka akavuga ko imiryango yabo hari indishyi zizatangwa na leta naho iby'imirwano yo muri Kongo nabonye ejo nabonaga Wiringoma yasuye abaturage bunagana ku gasoko kaba ahantu hejuru bariyo basura abaturage uko bacuruza nyine bagenda basura abaturage mu bice bitandukanye bisanzwe Nepal desirwana irimo kurasa abantu ikica abantu bikarangira none se ntabwo ubona igoma ko barimo kurasa abantu mu minsi 15 yonyine bazarenda kuko ari umutwe biriya bintu ntabwo perezida Tshisekedi ashobora kubibazwa n'isi abantu bavuga bati warebereye abaturage bandi ubaha intwaro bageraho bica abaturage ntihagira umuntu udukorera mapu dukora iki gishushanyo urumva Nyakarundi Kamara na delegasiyo afande Nyakarundi ranka rye nimunesha umutwe samu twumvikanye ko arafande afande fande Nyakarundi n'abari kumwe nawe ni general urumva afande ari kumwe n'umugaba w'ingabo wa Uganda yego hanyuma hariyo Kikwete ufite imirima n'ibirombe naho batwikira amakara birinzwe na FDLR buriya se ubuse si aracyari inkuru se ni nko wabwira umuntu Scovia yaravutse urumva agiye by'igitaraganya asanzira amafosa bahuriyeyo amafosa ariyo yajya ngubwira ngo nubwo ashinzwe izirwanira ku butaka yarashinzwe kumenya ibintu by'Urutsiro cyane ari mu bantu basinye muri amasezerano ya Bujumbura n'ibindi bintu muri Nairobi n'andi nibo hanyuma na Ramaphosa abantu bose yarari kumwe n'umukoreye mu ngata biriya bintu nuko Museveni arimo kwakira abantu cyangwa Museveni bamugize rompu we 2013 na 12 M23 bayikubita iva hariya icyabaye nuko uriya muntu ariwe bahamagaye nuko uriya muntu ariwe bahamagaye yahamagawe na Obama ahamagarwa na Ban Ki-moon bamaze bati bwakeye ungati cyane harabona ati none waduhamagariye uyu mugabo wayo wasimbuwe na Lorenzo yitwa nde muri Angola Eduardo dos Santos aramubwira ati wadutabaye tukaduhamagarira i Kigali uba ngo telefone yavaga Washington ijya Ikampara ijya i Rwanda ivangora izi Kigali M23 barayikubita biba nko guhumbya ndajya urwo ruziga abantu niba bakajya barwibagirwa none nibajije Museveni n'irompuwe nk'inyarugenge idacamo amakamyo afite ibyondo uburyo yaba u Rwanda rugomba kumva icyo Museveni akora mu bijyanye n'umutekano muri aka karere byo ni ihame Kikwete ufite ubwoba ko FDLR yatangiye no kuzahara muri biriya bice kubera M23 imitungo yabo ikaba itangiye kwangizwa kubera ko nako irimo kugibwamo n'abaturage inyeshyamba zamucukuriraga zatwikaga amakara zamukoreraga akaba nta kintu arimo kwinjiza ariko se tubibariye gutyo wende ayo makuru tukaba tuyashyize inyuma nubwo ahari Kikwete afite role ikomeye muri SADC cyane cyane muri SAMIDRC ntabwo yaba yagiye muri ubwo buryo ubundi nimubona abatanzaniya bari ku murongo wo kurwana mujye mureba Kikwete ndagira ngo mwibutse abantu bamenye ko uyu Kikwete tuvuga ari perezida wa Tanzania niwe wenyine igihe cy'ubutegetsi bwe bakubita M23 yari ahari kandi ari mu bantu batanze umusaga cyane icya kabiri niwe muntu wasabye leta i Kigali perezida Kagame
ko Kagame agomba kwicara ku meza akavugana na FDLR. Aba muntu imyaka wa Tanzania abanyarwanda babaye muri Tanzania na mbere yuko ubwa Nyerere n'ikindi gihe cyose niwe muntu wishe abanyarwanda babagayo arabirukana arabasahura ubutegetsi bwe ntago bazabyibagirwa byo byabayeho. uwo rero niwe Kikwete turimo kuvuga uyu munsi. Umuntu yakwita niba ubwo ari umugabo ndi bumwite marene wa perezida wa Tanzania niba bibaho ariho kakuvuga ko ari pare wo muri batisimu. Umubyara muri batisimu byo amubyaramo muri politiki no muri riya shyaka kugira ngo arasa nkaho arimo kumufasha ko Kikwete afite imbaraga kuri riya shyaka yabo. Rero nimubona Kikwete mubona uwo nguwo wari uriho ku gihe cy'ubutegetsi, mubona Kikwete wishimiye ko abatutsi muri Kongo bapfa, ubone Kikwete wumva ko abajenosideri ari abantu bo kwicara ukaganira n'abatari abanyabyaha, wumve Kikwete ukora bizinesi hariya, wumve Kikwete wirukanye abanyarwanda, wumve Kikwete watumye Tanzania yari yaranze gutanga ingabo zijya muri East Africa Region Force kugarura amahoro, ariko bavuga bati tugiye kurasa, akamubwira ati tugende mu bambere. Bivuga ngo yemera ko intambara mu karere ariyo gisubizo kurusha amahoro, kuko niyo yatanze ingabo zigarura amahoro ariko yatanze ziteza intambara cyane. Igisobanuro niba na Bujumbura yatanze zizana amahoro, asanze amahoro atari ibintu byaravuga ati n'ubundi kashaka b'intambara, ariko byombi nibura we yumvaga bishoboka. Tanzania n'iby'amahoro rero ntibishoboka. Uwo rero niwe Kikwete uri Buganda. Nari ndimo nibaza iyo sirikwi irimo kubera i Buganda uyu munsi. Museveni arakura ibisambo mu irondo. Asa niwe ufite ibitekerezo koko bumva. Uriya ni generali usaziye mu karere. Generali wo mu karere mubi cyane. Cyangwa niwe babasha kwigondera bakabwira ibyo buri wese yumva yishaka. Ahubwo atumvise ibintu mwese mukabyumva yabisanze. Niyo mpamvu abantu bose bavuga batereka bari we duheraho. Icya mbere Kikwete kujyayo harimo kuko arasa nkaho amubwira ati mfashaje amafoza ibitekerezo yakuye i Kigali umuforomate. Hanyuma Nyakarundi nk'umuntu uyoboye ingabo zirwanira ku butaka, Perezida Kagame yaratubwiye ko Tshisekedi afite ubushobozi bw'ibintu byose usibye iki kintu kimwe, ashobora gukora icyo umuntu muzima atakora. Ariko hari n'indi mpamvu ishobora kujyana Kikwete Kampala da ndayibutse. Ari guhatanira kujya muri AU. Wabifata ngo bijugunye. Inzira yo kujya muri AU se buraya aca mu Buganda. Yanyurayo da. Harakomeye cyane haranikira. Harakomeye. Urumva wajya Addis Ababa unyuze. Urumva batora ngo mu region. East Africa ifite babiri. Odinga itahiwe. Urumva niba ari itahiwe rero ntago agomba guhangana nuko badatanga wa munyakenya. Odinga ariko nabonye bavuga ngo diplome ni nkuza we se kandi heke yaho se nayo irakora. Sorry ndabona ntari kumubona. Heke yaho naho irakora. Diplome zibaze kubibazo. Ariko ako kantu sone nakirengagije. Ko kantu nuko kacamo. Iyo ni ingingo ikomeye cyane ahubwo. Ushaka mutike. Ariko oya ntago yakomera kurenza iriya niba kuko hafite ibirombe. Ibyo si byo ayo makuru ngewe mushobora kuba muyazi kandi nk'abanyazi narumvisha uduceceti. Ako siyo nahamye ko urumva mugani amahoro akawuga bayibeshya ari ukunanirwa. Ibyo rero nibyo umuntu yakwibaza, gusara amafoza ari mu mazi abiri uko byagenda kose cyane. Gusa aramutse afashe icyemezo gicyura ingabo ze ziri muri Kongo, nibura akagaragaza ko yibeshye yitishije abasirikare, atakwiye gukomeza kwicisha abasirikare, hari akantu gato k'abaturage gashobora kugaruka, noneho n'amarema agasigara amurega ibindi, ariko icyo ngicyo akajyavuga ati bari abapfuye uzatanga izihe ndishyi, yashaka akavuga ko imiryango yabo hari indishyi zizatangwa na leta, ariko akagaruramo akantu ko kuvuga ko aticisha abasirikare, ariko kari akantu ko kwicisha abasirikare no kugira igisirikare kidakomeye marema azakamwicisha kumuzonga kazamuzengereza n'ibindi. Rero ni nk'ibyo. Naho iby'imirwano yo muri Kongo nabonye ejo, nabonaga Wiringoma yasuye abaturage bunagana ku gasoko kaba ahantu hejuru
bariyo basura abaturage uko bacuruza nyine bagenda basura abaturage mu bice bitandukanye bisanzwe ariko banabasura hafi ya hano abaturage b'Ibunagana ntabwo bazi uko imirwano yifashe hirya ni inkuru zibataho gusa izindi nkuru bamenya ni abasirikare bari mu 23 bapfira ku rugamba ngira ngo nkeka ko bajya kubashyingura imibiri hari umutekano niko mbitekereza niba hari n'amavuriro ashobora kuba ari muri zone zirimo imitekano ariho babavuriza icyo gihe rero abaturage bahariye bamenya ko intambara ikomeye bakurikije abapfu n'inkomere urujya n'uruza rw'ibinyabiziga zirimo gusubira inyuma ariko ubundi basigara babyumva mu makuru nk'abandi bose kuko ni kure pe ariko ikintu gihari muri iyi mirwano hari ahantu urimo kubona Sadek irwana narayibuze ariko bavuga ko icungiye Sake handi yubakaga ibirindiro urumva gucunga Sake FARDC n'ingabo zindi bafatanyije z'inyeshyamba zose ya mitwe yose akaba aribo barwana n'abarundi abari kurwana cyane imbere ngo hajya Wazalendo n'abavanye mu majyepfo n'abarundi na Wazalendo na FARDC ahubwo icyabaye ikibazo urumva aba Wazalendo haba harimo nk'icumi banza bakabarohamo abasirikare ba FARDC bose bakitwa Abawazalendo bivuze iki ibikorwa bishobora gukorwa byose bikomoka ku ntambara bizitwa iby'umutwe witwa Wazalendo ntabwo bizitwa ibya leta ni nayo mpamvu uyu munsi abantu bose bavuga ngo Wazalendo yarwanya ni FARDC irwana irimo kurasa abantu ikica abantu bikarangira none se ntabwo ubona igoma ko barimo kurasa abantu mu minsi 15 yonyine Wazalendo kuko ari umutwe biriya bintu ntabwo perezida Tshisekedi ashobora kubibazwa n'isi abantu bavuga bati warebereye abaturage bandi ubaha intwaro bageraho bica abaturage ariko ntabwo igisirikare cye cyambara ishusho kuvuga ngo cyarashe abaturage byitirirwa inyeshyamba cyangwa itsinda ry'abantu intwari za Tshisekedi nizo zica abantu icyo gihe rero haba harimo indi politiki bakimwe kwanga ko igisirikare cyo kirasa abantu wibuka ko igihe abasirikare barasaga abaturage Goma habaye skando ituma Kongo itabasha kugira ikivuga irabafunga inabakatira igihano cy'urupfu kugira ngo isi yose ibone ko bitemewe none ababaza rero barasa abaturage babonye hari ubafata rekada bisobanura ngo bari ku mission yo gukora ibyo bikorwa ariko bikitwa inyeshyamba n'ibyitwe leta niko kantu karimo kuba hari akandi kantu numvise musa nkaho mwakumvishe nabi cyangwa ari kumva nabi ubwo Igoma nta muntu bazongera kwemera kubona umusirikare nyuma y'isaha zingahe ngo afite agenda mu mujyi none se njye nasigaranye ikibazo umujyi wugarijwe n'inyeshyamba bawukuramo abasirikare bato ntabwo ari ukuvuga ko abasirikare batemerewe kugendagenda batari mu kazi ubona n'umusirikare wambaye inifomu afite imbunda agiye nko mu ibara kunywa nk'ivide gutyo oya abakongomani ntabwo babishobora ibyapo n'ubundi bazabaca muri bumwe binjira mu kabari bakegeka imbunda mu nguni barimo baragaragaza ko umuturage hari igihe yamugwa gituma yasinze agakubita akamenagura akamwica oya binjira mu kabari imbunda akazishyira mu nguni nka kwa kundi ushyiramo umutaka cyangwa agakoni ubundi bakicara bakanywa byeri akaza gutaha imbunda yihetse akambakamba ayiwe amagazini yahita ntamenye ko yavuye ku mbunda ubwo se uwo muntu itangazo niryo ari bumuhe disipurine umunsi umwe ngo wasanga itangazo hari igihe itangazo ryo muri ziriya nzego hari igihe riba riri seriye ndaguhakaniye kuko hari n'uwo nigeze kubona rwose ngo wari wadizatinze baramufata bamuhata ishyamba ku kabuno mu muhanda none se ubwo urumva umuntu ufata umukozi wa leta akamukubitira mu mujyi urumva ari inde wari hanyuma y'uko disipurine zose yewe ngaho reka tugaruke mu isaha ya kabiri yego ikibazo murimo kwibaza kuri perezida Ramaphosa biratangaje niba atari ukwirengagiza gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ingabo zihaguruke zijye ku rugamba utazi neza uretse urwana ararwana nande kubera iki barwana icyatanga amahoro ni iki kuko perezida Ramaphosa aravuga ko atarazi umunyamuryango baratabaje bumva umunyamuryango ntabwo bari kujya kumva ubundi utari umunyamuryango
ntabwo iyi nduru ivuga ku muturanyi wiroha mutabaje ngo habaye iki nimudutabare ngo wenda wumva ngo dutabare ngo nibura wumva uvuze induru avuga ataranyishe ubwo bararwana wenda wumva uri mu nzu wowe ngo avuga ati turashize umuriro uratumaze uvuga utu noneho ninzi ishyaka dushake umucanga cyangwa kizimyamwoto avuga atarimo arawera uti ni umuntu ufashwe n'umutima akamamagara ambiranse ntabwo wiroha mu nzu utarimo kumenya ngo uratabara iki hano kandi ni keretse niba ari nge utumva neza ariko uwatabaje Kongo yatabaje ivuga ngo baranyishe u Rwanda ruranteye ibyo mu by'ukuri ukurikije perezida Ramaphosa ukuntu avuga ngo arasa nkaho hari ibyo yamenye atarazi ko biba yes hari isura nibyo yavuga ngo tumvuye mu Rwanda with a new figure hari isura noneho mvanyeyo y'ibikiri kuba tuvuze ko atarabe urabona intention nicyo tugomba gukora kindi no icyo ndimo nibaza niba abaperezida bacu b'ibihugu bikomeye nka South Africa bashobora gufata icyemezo cyo gushyira ingabo ku murongo w'urugamba bashobora guhurana igikombe bagiye kudaha umugezi wa Yobye ingabo za deployinzwe zije kurwana ntabwo zaje kubungabunga amahoro ukohereza ingabo ziruje mu ntambara utazi exactly bapfuye iki hararwana nde bapfuye iki no ubundi ngo mu byemezo bya nyuma abaperezida cyangwa abagaba b'ingabo b'ikirenga bafata ni ugushyira ingabo ku rugamba ni ukubanza kubaza bati se nta mishyikirano ese nta buryo ibyo byose iyo birangiye bavuga bati uko nidutinda nihataba imirwano ahubwo hazaba urupfu rw'imuke ruturino rero ubwo bimeze bityo reka turwane intambara y'izite yerushye ubwo rero Tshisekedi yabeshye SADC na South Africa nyine icyo nibaza SADC barinda bayibeshya usibye ko perezida wa Tanzania ataravuga ko yibeshye ndetse n'uwa Malawi bo bemera ko inzira bahisemo ariyo hari kugeza ubu ariko koko Ramaphosa yari ku rwego rw'aho adashobora no kubaza intelligence ze ngo zimubwire icyabaye ari ku rwego rw'aho adashobora kubaza abandi badiplomate 500 hari ingabo 500 zaje kuneka wari wamugiriye inama yo gukora ibyo yakoze mu gihe abona yugarijwe arabona ntacyo ari bumufashe intelligence ndayishyira kuri Angola kuko yohereje abasirikare ntibatanga amakuru neza babandi bari ba intelligence se Senyisi iriya rero yatanze amakuru ikurikije icyo ishaka rero twahisemo kuvuga Ramaphosa na Kongo n'u Rwanda nta wundi urimo kuvuga ukuntu umuceri waheze muri stock ni amahitamo y'inkuru wasanga ingabo za FARDC zarabwiye ziriya 500 uti rero ibice birwanirwamo ni bikandi ugezemo bakwica reka tuguha amakuru icyo nicyo narindimo nibaza tubaye dufite ubutegetsi muri Afurika ushobora gufata icyemezo gisa nko gushyira ingabo ku mirongo y'imirwano udafite ukuri kw'ikirimo kuba nabyo biteye impungenge gusa sinemera ko Ramaphosa atarazi ikiba ahubwo wenda ntabwo yari yapimye inyungu y'impande zose uhitamo kubireka no kubikora uko yabikoze iki yabonaga ikiri bwunguka ari icyabaye habaye umunzani wo gupima inyungu akavuga ati n'ubundi u Rwanda twari dusanze mu maso harimo udutotsi reka twiyumvira umuvandimwe n'ubundi ati ntabwo ndi bubuze gushyigikira FDLR n'ubundi FDLR n'umwanzi w'umwanzi wanjye ubwo tubaye inshuti ariko ntamenye ngo byateza ibyago bingana biti byazana izihe ngaruka inyeshyamba nazo zitigeze zimworohera kugeza ubu ndahamanya neza nka 90% inyeshyamba zifite abasirikare ba South Africa kandi bakomeye kandi bari abasirikare bagaragaye mu ruhame nk'uko abaturage ba South Africa ugira ngo baka nk'inzu y'ibyatsi bamwica ni ubutegetsi bushobora gukurwaho n'abaturage umunsi umwe bakajyana opozisiyo yakuyeho none ubu rero aranishakira ko manda yiyongera afite amatora kugenda icyo nicyo kintu abantu bareba ahubwo icyo turimo kwibaza ngiye nshaka kwibaza Keita Keita uyoboye UN muri ntuza wagarariye ni muri Kongo n'ingabo ayoboye yo bavuga ko zimuka zirajya hari amahoro simbabeshye naciye
Central Africa hari abasirikare b'u Rwanda bambaye UN na polisi, hari noneho n'abagiye mu gufatanya hagati y'ibihugu byombi. yego noneho dukakurira abandi bari mu bimodoka bya UN by'imyeru biriho imbunda za zindi n'uzarimye ngo haje bakangata baca ibintu. noneho nsuhuza umwe wo mu banyarwanda nyine hariho n'abarundi bakajya hajya usumumenyesha amakuru hajya tujya turakurondera niba ari ukumurondera niba ari ukumujyana ngaho nganira nabo yani namwe muri rundi bati izangabo zitabasha no kurasa urukwavu abarundi basetse nk'amasaha 3 ati kubera iki gamumenyesha amakuru aho nabaye hose nizo muri Kongo ntago mwamenya amakuru se batasha n'inyeshyamba zibasatira bazinga imbunda nini gize mufite bagasubira inyuma isani dore zamu bajya gutoni dore zambunda zitarasa none ko nawe urabuze ngo runiyahunze ijya hari amahoro hanyuma yagiye kuzana iki sinambara yagiye kuzana ibyo bajya bayifatana mu modoka zabo z'umweru. ariko ubundi we wagenda wambaye imyambaro y'imyeru ukambwira ngo uratabaye ziriya mbunda bazazitiza bazifite icyo bazimaza ariya amafaranga apfusa pe izo gukangata nyine bubereke bajya babayita bowe wenda na radiyo bakajya bavugiraho ibirimo kuba nabo bakaba batangaza amakuru intambara bakayishoboye. ariko bakwibaza ngo kuba bavuye muri zone ngo bahungaho M23 wisatira basubire muri zone twakwita ko ari ifiteho umudendezo cyangwa saridi ya leta mu by'ukuri ubwo barakora iki? MONUSCO yamenyesheje abasirikare bayo ko abarwanyi ba M23 bagaragaye muri pariki y'igihugu ya Virunga kandi bigaragara ko bashaka gufunga umuhanda wa Sake Goma. hanyuma bawufunga bakabuza Loni gutambuka. ubwo urumva haba intambara ngo bafite ubushobozi bwabo ngo kandi ngo bukomeje kwiyongera mu bikoresho no mu mubare w'abarwanyi. rero bavuga ati ntago mugiye guhangana M23 bavuga yego ako ngarigengemo mbona UN irimo gukora promotion aba bakora yego cyangwa uri kwifanira zihagaze bwuma zisa nk'ingabo ingabo nyinshi z'ibihugu bya Afurika cyangwa iri gufana none n'abayobozi be batanga amatangazo baragira bati bakomeje kwiyongera mu bushobozi bw'abarwanyi n'ubw'ibikoresho ose koko Kisekedi arumva batarimo kumurahuriza. kigaragara cyo M23 yahahamuye MONUSCO. MONUSCO ishobora kuba ariyo yabonye icyo M23 gukora abandi nyawe ntibaracyumva ariko na South Africa ngo yarakimenye. nta muntu utarakimenya mu bagiye hariya bose yaje kukimenya kuko ahubwo sada karame dufashe ngewe na Samu twananiwe kumvikana muri iriya tangazo hapfuye abasirikare 3 ba Tanzania afuwa South Africa kumwe abandi baba bamarawe byagenze bite dukorera imibare y'abari abantu bakomeretse n'abapfuye hari uwapfuye wa South Africa bari muri treatment kwa muganga bamujyana yajyanywe kwa muganga hakabamo 3 ba Tanzania ngo bahise bapfa ku kanya abakomeretse rero umubare wabo ushobora gusanga ari ibyo bihugu byombi bibiri kuko abamarawi bahantu baba bashobora kuba babahabo. harimo abapfu batarabonerwa ibirango ubu ni FARDC FARDC se gute kandi ari SADC yisohoreye itangazo none se SADC bayonyine ziri za SADC azizi zifite ntabwo ingabo za SADC izamarawi ntabwo zibana n'izi zindi ariko ziri muri SADC ariko mu kigo bivuga ko cyatewemo habamo ingabo za Tanzania n'iza South Africa. waretse nkarisoma none wasomye itangazo kuri hari ngo umubare wundi ni uwandi ariko muri soma muri bamushwana mujye kurwana maze kurisoma nge nagiye yego icyo nshaka kuvuga ni ukwibaza niba urupfu SADC yemeye ruza ari itangiriro yo kwemera ko impamvu yo kurwanya idahari kuko abantu barimo gupfa. ikindi aba bantu batangaje nabaguye muri ya kampu twabonyemo amata y'inyange muri hamwe hatewe ikintu cy'ikimorotsi mu marandikuruza tukabonamo harimo inyange MONUSCO na SADC ariyo y'inywera. icyo nicyo cya mbere tugomba kumenya hari abapfu bakomotse. ikindi amakuru yo muri dorotwari avuga ko kiriya
ikibaro cyavuye muri iriya kampu abasaga 60 ngo bavuye ku biribwa. ariko ubundi cyavuye mu gicumbi cyabanutse nka komeye urumva bakitirira inyeshyamba kandi M23 kubera ko yanze kwigira nk'amase, yanze kwemera ko ariyo yagiteye. nta n'uwabiyishinja ariko wenda ngo ibihakane cyangwa ibyemeza. oya barabivuze ko barashwe na M23 yarashe muri kampu ya Sadek. wenda izo ni nuko ari inkuru zo muri Dorotwara ariko mu itangazo ry'aba bantu nta kirimo. oya mu itangazo nibavuga uwarashe ega nushaka kubyemera Sadek muri iyi minsi irimo irashaka uburyo umubano wayo na M23 ukomeza bakabana amahoro. Sinzi impamvu utarimo kubibona. babana amahoro bate baharaje kurwana se? none si yo waje kurwana ukabireka ntabwo ubana amahoro n'umuntu. ushobora gusanga ibirindiro byabo barimo batangira ukamazi utari ku wundi kuri umugabo nka bundi twari dupfuye, cyangwa se bakaba baraje kwicungira imijyi gusa. oya baje ari abo kurwana ariko bageze aho basanga kandi kwemera ko umuntu akuzahaje ntabwo ari ubugwari burya no gutsinguka byemera ugashaka inzira y'amahoro. ibyo ni ubugabo aho kugira ngo upfe ntacyo ugezeho. aha rero iyo uza kubireba urabona ko imirwano iri hagati ya Sadek na M23 yagabanyije umurego. ubu rero kapiteni w'ubwato agiye kubwerekeza mu majyepfo bitahira abataha niyo babwira batereka natwe tujye mu cyiciro tujya hari amahoro aho imirwano yubuye tuve inyuma tuzahunge nk'uko MONUSCO bigira kugira ngo bigumire muri misiyo. niba nabo byanga bagataha nka East Africa Region Force. ese ingabo z'ababanyi bo bumanuko ababanyi bo kubatandukanya na Wazalendo na FDLR biragoranye nta nubwo bari mu mwandiko nibo baba bari imbere bari imbere bari inyuma. intambara ya Sadek ntibagirimo bari mu ntambara ya Mayimaye FDLR Nyatura Wazalendo FARDC bazatsindirwa hamwe muri icyo gikundi cyangwa batsindire hamwe.